Nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi mu ruziga rw'icyizere cyangwa mu ruziga rw'amahoro. Nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and therapist, nkaba nkorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye mu karere ka Huye. Uyu munsi tugiye kwiga uko uruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro rukorwa mu rwego rwo kugira ngo dufashe abafite ibibazo by'ihungabana ndetse n'ababana mu makimbirane. Ni uburyo bufasha mu gusohoka muri ibyo bibazo bibiri bibangamira ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Igihe ufite itsinda ry'abantu bafite ibibazo by'ihungabana, birumvikana wamaze gupima ukaba uzi neza ko bafite ikibazo cy'ihungabana, ubahuriza hamwe mu itsinda ugatangira urugendo rwo kubavura ukoresheje uruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro rukorwa muri ubu buryo. Icyiciro cya mbere mu kuyobora uruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro ni uko gutegura ibikoresho bikenewe mu ruziga rw'icyizere cyangwa mu ruziga rw'amahoro. Ibikoresho bikenewe ni ibi: hari buji, hari ikibiriti, hari inkoni ivuga. Murabibona ko ari igikoresho gisanzwe mu muco wacu wa Kinyarwanda. Ufite iyi nkoni niwe wenyine wemerewe kuvuga mu gihe cy'uruziga rw'icyizere n'uruziga cyangwa uruziga rw'amahoro. Ibindi bitegurwa birumvikana ni aho gukorera hatuje, safe room, intebe zo kwicaraho, hanyuma hakaboneka n'abo bantu bafite ikibazo cy'ihungabana cyangwa se bafitanye amakimbirane, haba mu muryango, haba mu baturanyi, haba se muri kominote iyo ari yo yose. Ubu buryo bw'uruziga rw'icyizere n'uruziga cyangwa uruziga rw'amahoro, abahanga babonye ko rufasha mu gukemura ibyo bibazo byombi, mu gukora kuri ibyo bibazo byombi, gukemura amakimbirane mu mahoro ndetse no kuvura ihungabana ryaturutse ku ngaruka zo guhohoterwa. Guhohotera turabizi ko kurimo ibyiciro bitandukanye. Hari abahohotera abandi bakoresheje amagambo akomeretsa, hari abahohotera abandi bangiza umubiri, umuntu akagukubita, umuntu se akaba yagutema, umuntu se akaba yagutwika. Hari abahohotera abandi babafashe ku ngufu bakangiza ubuzima bw'igitsina. Hari abahohotera abandi mu buryo bakoresha nabi umutungo. Ubwo buryo bwose rero nk'ingaruka zo guhohotera abandi bishobora gutera ihungabana. Niyo mpamvu iyo ushaka kuvura iryo hungabana wamaze gupima wabonye ku banyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe, clinical psychologist, igikurikiraho ni ugutegura gufasha abo bantu, ugakoresha uruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro. Twari turi rero ku cyiciro cya mbere aho utegura ibikoresho. Icyiciro gikurikiraho cya kabiri ni ugufatana mu biganza, kuko muba mwicaye kuri za ntebe. Ba bandi baje kuvurwa ihungabana bicara mu ntebe, hanyuma mugakora uruziga, mugafatana mu biganza, mugafata umunota wo guceceka. Icyiciro cya gatatu ni uko ucana urumuri, hanyuma urwo rumuri rucanwe, urucanye akavuga amagambo meza arimo kwifuriza ibyiza abari mu ruziga rw'icyizere, mu ruziga rw'amahoro. Icyiciro cya gatatu kiravuga ngo cana urumuri biherekejwe n'amagambo yo kwifurizanya ibyiza mu ruziga. Icyo cyiciro cya gatatu. Icyiciro cya kane ni ugutangaza amabwiriza 5 ayobora cyangwa se yitabwaho n'abari mu ruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro, kugira ngo uruziga rw'amahoro, uruziga rw'icyizere rugere ku ntego zarwo. Hari amabwiriza 5 ariyo yaya. Ibwiriza rya mbere riravuga ngo vuga ubikuye ku mutima. Uravuga ibiri ku mutima wawe. Ibwiriza rya kabiri riravuga ngo
umva ubikuye ku mutima. Ni ukuvuga ngo mu gihe umwe muri bagize uruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro ari kuvuga, abandi basigaye bamwumva babikuye ku mutima. Umuntu wumva abikuye ku mutima rero agira uko agaragara, ntabwo telefone isona ngo ujye kwitaba uve mu ruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro. Bibaye byiza mu ruziga rw'icyizere, muri rwa ruziga rw'amahoro, telefone murazizimya kugira ngo nyine muze kubasha kumva mubikuye ku mutima. Biri mu ruziga rw'icyizere, uruziga rw'amahoro, nta bindi urangariramo. Ni ukuvuga ngo wumva ubikuye ku mutima, utega amatwi wa muntu uri kuvuga, bityo nawe ugateguriraho ko igihe nawe biza kukugeraho, uko wagenjereje abandi nawe baraza kubikugenzereza. Ni ukuvuga ngo ibyo wakoreye abandi nawe baraza kubigukorera. Wabateza amatwi, nawe nuza kugerwaho baragutega amatwi. Mu ruziga rw'icyizere, mu ruziga rw'amahoro, ntabwo abantu bisohokera uko bashaka ngo binjire uko bashaka. Ibyo bikaba bigaragaza nyine ko umuntu yiteguye kuza kumva abikuye ku mutima. Ibwiriza rya gatatu riravuga ngo vuga ku bushake bwawe. Mu ruziga rw'icyizere n'uruziga rw'amahoro, ntabwo umuntu avuga ku mbaraga. Iyo wumva ufite icyo kuvuga wabwira abo muri kumwe mu ruziga rw'icyizere, urababwira. Iyo wumva ntacyo, uricecekera, hanyuma iyo nkoni iyo ikugezeho, inkoni ivuga, wihereza ukurikiraho. Ibwiriza rya kane, uvuga ugusha ku ntego, unibuke ko hari undi muri kumwe ugomba kugira icyo avuga. Ni ukuvuga ngo nturi wenyine mu ruziga rw'amahoro, uri kumwe n'abandi. Niba uri kumwe n'abandi rero, hari iyo muganira mu ruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro, haba hari insanganyamatsiko cyangwa ikibazo muri buganireho ku munsi. Ubwo rero iyo nsanganyamatsiko niyo ugumaho, uvuga ugusha ku ntego, kandi ukanazirikana ko hari n'abandi muri kumwe nabo bakeneye kuvuga, cyane ko uruziga rw'amahoro rutajya munsi y'isaha. Ni ukuvuga ngo muraganira byibura guhera ku minota 60 kuzamura muri rwa ruziga rw'icyizere, mu ruziga rw'amahoro. Uruziga rw'icyizere, uruziga rw'amahoro rumara byibura iminota 60, ariko ushobora no kuyirenza iyo mwabyemeranijwe nk'abari muri urwo ruziga rw'icyizere, uruziga rw'amahoro. Ibwiriza rya gatanu ni ukugirira ibanga ibyo mwasangiye byose mu ruziga rw'icyizere. Ni ukuvuga ngo ibyo mwaganiriye bigumaho, ntabwo bijya hanze ngo bijye kubwirwa abo hanze y'uruziga rw'amahoro. Kuko mu ruziga rw'amahoro abantu baba baje gushaka ubuzima bwiza bwo mu mutwe kugira ngo bakore ku byagiye bibateza uburwayi bwo mu mutwe. Iyo rero umuntu ajyanye amagambo hanze agatangira kuvuga ibyo yumvise mu ruziga rw'amahoro, abantu abasubiza inyuma aho kuba bagana mu rugendo rwo gukira. Niyo mpamvu rero mu ihame rikomeye mu ruziga rw'amahoro ni ukugirira ibanga, confidentiality, kugira ibanga ry'ibyo mwaganiriye mu ruziga rw'amahoro cyangwa mu ruziga rw'icyizere. Intambwe ya gatanu, iyo umaze kugeza ku bagize uruziga rw'icyizere, umaze kubasangiza ariya mabwiriza 5, hakurikiraho gutangaza insanganyamatsiko cyangwa ikibazo muri bwigeho, muri buganireho kuri uwo munsi. Urugero rw'insanganyamatsiko mushobora kuganiraho mu ruziga rw'amahoro, tangaza mu rwego rwo gutangaza ya nsanganyamatsiko urashobora kubabwira uru rugero, ukababwira uti tubwire ikizamuka mu mutima wawe nonaha kijyanye n'ibintu byiza byagushimishije mu buzima bwawe. Urwo ni urugero. Hanyuma hagakurikiraho icyiciro cya 6 rero, aho mutangira gusangira uko mwiyumva ndetse no gutegana amatwi. Nicyo cyiciro cya 6 bijyanye n'iyo nsanganyamatsiko batangarije abari mu ruziga rw'icyizere cyangwa se mu ruziga rw'amahoro. Ushobora se nawe no gukoresha iyi nsanganyamatsiko uvuga uti tubwire ikizamuka mu mutima wawe nonaha kijyanye n'ibihe bikomeye wahuye nabyo mu buzima bwawe. Yego, hari ingero nyinshi. Ubwo rero mugeze ku cyiciro cya 6 mutangira nyine gusangira
kabiganiraho, buri wese akavuga uko yiyumva, buri wese akavuga agasangiza bagenzi be uko yiyumva, buri wese akagira umwanya nanone kandi wo gutega amatwi mugenzi we uri kubasangiza. Ni ukuvuga ngo ni umwanya wo gutegana amatwi, ni n'umwanya wo gusangiza abandi. Hanyuma icyiciro cya nyuma dusoza uruziga rw'amahoro, uruziga rw'icyizere, nanone kuko mwicaye muri rwa ruziga rw'amahoro, murafatana mu ntoki, mufate umunota nanone wo guceceka, hanyuma uwiteguye akazimya rwa rumuri, akazimya ya buji mwacanye, hanyuma akabiherekeresha amagambo meza yo kwifurizanya ibyiza, yo kwifuriza ibyiza abagize uruziga rw'icyizere, uruziga rw'amahoro. Ibyo byiza mubitahane, mubijyane, bigende bisakare, bigere no mu ngo aho mutuye no ku misozi mutuyemo. Ngizo cyangwa se ngibyo ibyiciro 7 byo gukora uruziga rw'icyizere cyangwa se uruziga rw'amahoro. Buri gihe iyo utangira rwa ruziga rw'icyizere cyangwa uruziga rw'amahoro ndetse unasoza, ubanza iyo utangira utangiza nanone n'umwitozo wo guturisha abantu, icyo twita relaxation exercise, umwitozo uruhura ubwonko. Ushobora gukoresha umwitozo wo guhumeka, ushobora gukoresha umwitozo wo guhumeka ukoresheje inda, ushobora gukoresha umwitozo wo guhumeka ukoresheje amazuru. No mu gusoza naho ugahitamo undi mwitozo nanone wo kuruhura ubwonko, hanyuma mugasoza uruziga rwanyu rw'icyizere, uruziga rwanyu rw'amahoro, mugahana gahunda y'iyindi session ikurikiraho, kuko uruziga rw'amahoro cyangwa uruziga rw'icyizere ntabwo rukorwa inshuro imwe gusa. Mwakoze kubana nanjye.